Okay, ndagushuje cyane. Ahangaha rero wisanze nta handi ni kuri Skillnet Rwanda, ngiye muri kumwe ni teacher wawe Tumobisi Clever cyangwa se Modern Boy. Yes, ubu ngubu rero ahantu tugiye kwirukira umunsi nk'uko uri kubibona. Yes, uyu munsi tugiye kuri Mifotra, ngiye kwigisha uburyo ki wakora icyo bita psychometric test step by step, kandi urahita ubimenya, umenya ibyo wirinda. Ndakwereka mu yandi mavideo wazakurikira iyi ngiyi, ndahita nkwereka iki ibibazo bimwe na bimwe bikunda kubazwa n'ibisubizo byabyo. Ndagira ngo rero ukurikire step by step. Yes, ikintu cya mbere uzakora rero, uzahita ubanza ujye hehe, uze muri Mifotra yawe, n'ubundi muri Google Chrome wandikamo Mifotra n'ubundi nk'ibisanzwe. Urangiza tujya kuri login, ukande ushyiremo account yawe cyangwa se credentials zawe. Numara kwinjira rero sasa uzagira ahantu hameze gutya. Ukimara kwinjira uzazamura ugende ugere ku mwanya ushaka kwa applyingaho. Yes, uzajya ku mwanya ushaka kwa applyingaho, komeza urebe witonze, usome witonze, urebe ngo nshaka kwa applyinga. Urabona hano imyanya myinshi bashyizeho, ngiye kamisemo patron. Yes, misemo kuri patron cyangwa se kuri animateur. Nindangiza ndahita nzange hehe, nkore kuri go cyangwa se jya kura psychometric test. Mitemo English ko rero ndi bukoremo, nagize nkande kuri continue. Ahangaha rero nimara gukanda kuri continue, nzahita ntegereza gatoya hagira ibindi bikurikiraho. Urumva bimara kuza, dore aya n'amategeko n'amabwiriza rero bakubwira. Urabanza ukayasoma mbere yuko wemeza hari hepfo kuri karakantu mbi. Urabona karakantu kavibuye, urabanza ugasoma amategeko n'amabwiriza yose, aho bakubuza ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Bakubuza ko nta wundi muntu wahegera cyangwa se ikindi kintu cyaba kiri inyuma yawe, kandi bakakubwira na device ugomba gukoresha. Bakubwira yuko gutsinda ikizamini ni 50% iyo yagiye munsi, ubwo bivuze ngo application yawe ntabwo ijyaho. Kandi iyo bagufashe uri gukopera na tolerance bagushyiramo cyangwa yagize akantu kagaragara nk'ari umuntu, kuko wibuke izi ngizi ni AI zo ziri gukora ahangaha. Rero icyo bivuze no kugira gute, nuko wirinda kwaza umuntu ukakora ahantu hatuje ndetse ukabikora neza nawe utuje, ko ntago bikomeye. Aha kadutangira test rero sasa urebe ukuntu bimeze. Urabona baba bagufotora, iyo hagize undi muntu cyangwa kandi kantu kaza, uraza kubibona ko mu kanya test itigira gute, ihita ihagarara burundu. Uraza ugasoma ibiri kibazo biba gifite amasegonda, amasegonda akagenda amanuka uri gusoma. Ariko nongere nkwibutse ko iyo utinze ikibazo kigira gute, ikibazo kivaho kikagenda, kubera yuko bo baba bari kugwigiye nyine. Kuko niyo utinze ku bibazo runaka bimwe bivamo ukabona hisazamo ibindi, urakomeza ugakora n'ukongera n'ubundi ukavuga ati ibi nibi ugasoma. Wamara gusoma urabona amasegonda n'ubundi y'abakiri yose, usoma witonze, kuko urumva ntago wakora ibintu biri bukuvune wenda ngo ugende utinde. Oya, urasoma ukabyumva ko ari ibintu byumvikana. Warangiza ugahita ukanda kuri next, ukagihitamo icyo ushaka guhitamo, ugakanda kuri next. Ubundi ikibazo kimwe kiba kigiye gifite amasegonda 40 nangahe, hari igihe usanga gifite 45 gutyo. Icy'ingenzi ni uko tugira gute, nuko uhita witegura ugasoma wihuse ibyo gusoma. Wamara kubisoma ubundi ugahita ugira gute, ugahita ubisubiza nta bintu by'ikibyo, nta bintu bya stress. Yes, uritonda, kuko iyo haje umuntu cyangwa akagira ikindi kintu kikoma kitari wowe, kuko baba bakubwiye ko na mikoro ndetse na kamera ugira gute ubifungura, kari akantu gatangira ntabwo nabibabwiye, ariko nabyo urabikora. Bivuze ngo rero iyo utabikoze ngo ubifungure ubishyireho, ntabwo byagenda, ntabwo wapasinga. Rero baba bakumva, abari AI ziri kukumva, zigenda zigufata n'amafoto gahoro gahoro. Ubwo rero iyo wibeshye ukagira gute, ukaza kuzanamo ibintu byo kuba wavugana n'umuntu cyangwa ugacira umuntu isiri ahari akaba atari kuvuga, bahita bakubaninga nyine, bakaguhagarika bakakwambura uburenganzira. Hari igihe rero bahita bakubwira ati nta nubwo wemerewe kongera kugira gute, kujya gukora psychometric test for 1 year, kuko n'iryo tegeko naryo ririmo, bakaguhagarika kwa applyinga mu mwanya w'ubuyobozi bwa cyangwa se ku mwanya w'akazi ka leta mu gihe cy'umwaka wose. Ubwo rero icyo nakubwira ni ukugira gute, nuko uyikora witonze, ukayikora neza kugira ngo ikubuze amahirwe yo kuba waza applyinga ku kandi kazi ka leta kenda gusa nkako. Urumva wabugize gute, wabuhombye. Rero icyiza nuko wagira gute, nuko wabikora witonze kandi ukabikora nta bintu byinshi, nta y'umujinya, ukabikora nyine tutuje uvuga ati kansubize. Kuko application iyo umaze kubikora ibi ngibi ihita yisubmitinga, ntago bari bwongere kujya kugira gute gukora icyo bita submit of application. Ubwo rero iyi ngiyi ni nkaho ariyo submit uri gukora, kuko amanota nyine ubonye ahita ajyana nayo
ariko nongere nkwibutsa yuko iyo ugize amanota ari munsi ya 50% ntabwo application yawe igira gute, ntabwo ugenda kandi nubwo wongera gusubiramo iki, ntabwo wongera gusubiramo test. Akantu ngiye kubabwira rero hano, nongeye kubabwira hari umuntu waje ku muryango hano narindi akinga urugi. Amaze gukinga urugi rero bahise bambwira ngo no person detected, ariko bari bagize ngo ageze gute, habayeho umuntu warushe. Kumva bahise bansubiza inyuma, bagomba kongera kunyibutsa amategeko n'amabwiriza. Ubwo rero nawe ibyo ndi kukubwira mwirinde hatazagira umuntu uzahana uri gukorera, kuko bahita bagira gute, bati bakubaninga. Rero ndabakunda cyane, yari teacher wanyu mu bisikre ba Modern Boy. Ubundi nkubwira ngo duhure ubutaha, kanze mu kanya nkwereka uburyo kibigize gute, uburyo bikorwa. Ciao ciao, bye bye, ndabakunda. Kurikira muri video zikurikira ndabikwereka neza byose uko bimeze nuko bigize gute nuko bigenda. Yes, niba ushaka kubimenya rero ndaza guhita ngira gute, ndaza guhita ngushyira ahandi mu video bagiye harimo ibibazo, kuko babaza ibibazo 21 ndakuzana video ibibazo 21 nongeye nkuzanire n'indi. Hari igihe uzajya uhita ugira gute, uhita uhura nabyo muri iyo psychometric test. Yes, ndabakunda rero, ngaho duhura ubutaha. Ciao ciao. Below this is SkillNet Reminder. Below this is SkillNet Reminder. Below this is SkillNet